Shalom shalom bana b'Imana. Shalom nshuti z'umusaraba. Dushimiye Imana itugejeje uyu munsi ubwo turi ku Mpuhwe z'Imana TV ya Apostle Aline tuvuga Imana no gukomera kwayo. Ndagusaba gukora share, gukora subscribe. Nyuma y'ibyo mwene data mushiki wanjye nkunda gukoresha ijambo ngo mwana w'Imana, kuko umwana aruta umugaragu, umwana aruta umukozi. Turabana b'Imana kuko amaraso ya Yesu yaduhesheje ububasha bwo kuba abana b'Imana. Mbere yo kugira ngo tugirane ikiganiro cyangwa ugeze ubutumwa bwawe ngufitiye, reka tubanze dusenga Imana mu kanya gato cyane. Data wa twese uri mu ijuru, Imana yacu nziza, Imana yo kubahwa, Imana yatanze Yesu akajya ku musaraba akabambwa tukabamburwa. Mu maraso ya Kristo Yesu niho twaboneye inzira iduhuza n'Imana, kuko icyaha cyari cyamaze kudutandukanya n'Imana. Nyemerera rero maraso ya Yesu Kristo anyeze ngewe ubwanjye ugiye kugeza ikiganiro cyawe ku bantu bawe, yeze abagiye kucyumva, kandi amaraso ya Yesu atume haba impinduka kuri buri wese, kuri nge no kubagiye kumva ijambo ryawe habe impinduka kubw'amaraso ya Yesu. Nyemerera rero Mwami Yesu ureme ubuzima bushya ku bantu bawe. Uyu mwaka 2025 ubu mwaka abakwizeye n'abakwiringira batazakorwa n'isoni, ahubwo ubu mwaka bose bazagushima. Tuvuga imbaraga zawe no gukomera kwawe mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Uyu munsi dufite ijambo rivuga ngo ntugipfuye. Ntugipfuye. Dufite ijambo rivuga ngo ntukirize. Dufite ijambo rivuga ngo aho ukwanga yashakaga kujya ntukihagiye. Dufite ijambo rivuga ngo wari uri mu maboko ya Herode, ariko hari ukuboko kwiza kw'Imana kukuvanyeyo. Ndagira nkubwire ngo rero bari bazi kuzapfa ubayeho, bari bazi ko nta byiringiro, Imana izanye ibyiringiro. Bari bazi ko ubuzima bwarangiye, ubuzima buracyahari. Wowe dukurikirana nzakunda kubivuga cyane. Waba uri mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda, waba uri mu majyaruguru, waba uri mu majyepfo, waba uri mu mujyi wa Kigali, waba uri burasirazuba, waba uri Burayi, waba uri muri Amerika, waba uri muri Aziya, waba uri muri Oceania, waba uri muri Australia, nshuti y'Imana, mwana w'Imana, ntugipfuye. Gira ibyiringiro kuko Yesu yaranesheje. Yesu yagiye ku musaraba, arabambwa, arashinyagurirwa kugira ngo agaciro wari warambuwe ukagarurirwe. Yesu arwana na Satani, ajya ikuzimu, amara y'iminsi 3 arwana na Satani, aramuboha. Arangije azamuka n'ifunguzo, haleluya, azizamurira bera. Mu Yesu yazamuriye imfunguzo, harimo imfunguzo zawe. Wa mubyeyi we harimo imfunguzo zawe, wa mupapa we harimo imfunguzo zawe, wa mukobwa we harimo imfunguzo zawe. Mwene data, Yesu ni mwiza. Reka twumve ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa ibice 12, wumve impamvu utagipfuye. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Hari uwashakaga kukwica, ariko hari ukuboko kwa marayika kugukijije. Hari abarozi bashakaga kupfa, hari ukuboko kwa marayika kugukijije. Hari abashakaga gusenya urugo rwawe, hari ukuboko kwa marayika kugubatse. Hari abashakaga kuva mu kazi, hari ukuboko kw'Imana kugukomeje. Hari abashakaga kutazongera gukora business ugahomba, ariko hari ukuboko kw'Imana kurinze business yawe. Ndimo ndumva naguruka kuko ndumva Imana iri mu ruhande rw'abayizeye. Izere, kwizera kurarema. Aka kanyizere ko uri kumwe n'ukuboko kwiza kw'Imana. Dusomye ijambo riratubwira ngo nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi. Erega hari abantu Satani yagiriye nabi. Erega hari abantu Satani ari kugirira nabi. Yicisha Yakobo inkota, mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje Abayuda, ariyongeza
afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi yo kurya ibidasembuwe. Ndagira nkubwire ngo rero burya twari twarafashwe, niyo mpamvu utakoraga ngo byemere, niyo mpamvu wari ufite agahinda, niyo mpamvu wari ufite umubabaro, niyo mpamvu utarugiseka, niyo mpamvu utarukinezerwa, niyo mpamvu washatse kubyara bikanga, niyo mpamvu urugo rwawe rurimo intambara, niyo mpamvu uhorana ibibazo muri business, kuko Satani yari yarahageze, Satani yari yaragufashe, Satani yari yarakuziritse. Haleluya. Ariko ngo amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16, amuha abasirikare 16 kumurinda, bane agira ngo azamushyira abantu pasikishize. Wari uzi ko hari abadayimoni Satani yakurindishije? Wari uzi ko hari abantu Satani yagize ibikoresho byo kurwanya umugambi w'Imana ku buzima bwawe? Ariko barabeshya, nubwo umubare ari mwinshi barabeshya, kuko Imana yacu ntabikorera ku mubare. Kandi Imana yacu iyije gutabara ntabwo igombera ubufasha, ntabwo ari nka Loni iraterana igafata ibyemezo bikayinanira, ariko Imana iratabara, igatabara itabaye. Haleluya. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 6 ngo Herodara yari mu busohore iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Wari uzi ko uyu mwaka Satani yarazikaza gukoza isoni? Wari uzi ko abadayimoni b'ubukene batugenda iruhande bava ngo ntituzakira? Wari uzi ko abadayimoni batuteza indwara baduhora iruhande bazi ngo tuzahora turwaye? Ariko barabeshya, kuko hari ukuboko kwa marayika kuje kutuvana mu maboko y'abadayimoni. Hari ukuboko kuje kutuvana mu mazu y'imbohe Satani yadushizemo. Hari ukuboko kwa marayika kuje kutuvana mu mibabaro Satani yadushizemo. Hari ukuboko kwa marayika kuje kuturwanirira, kandi ntabwo kujya kuneshwa. Haleluya. Nuko ijambo rikomeza rivuga ngo ku murongo wa 4 ngo nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati, byuka n'ingoga, mushiki wanjye mwene data, hari umucyo ukugezeho. Soma Yesaya 60 murongo wa 1. Byuka urabagirana. Uyu mwaka no kurabagirana, no kurabagirana ku bantu bemeye Kristo nk'umwami n'umukiza, ku bantu bari mu Mana, ku bantu bamwishingikirije kuko bazi ko ari intwari. Haleluya. Umucyo uraje mu kibazo wari urimo, nta mpamvu yo kuganya, Yesu yarishyuye. Haleluya. Murongo wa 8 uravuga ngo marayika aramubwira ati, kenyera ukwete inkweto zawe. Uzi ko Imana igukenyeje? Imana iragukenyeje. Mu yandi magambo Imana iguhaye imbaraga, mu yandi magambo Imana iguhaye ubundi bushobozi utarusanganywe. Ngo abigenza atyo, arongera aramubwira ati, wifubike umwitero wawe unkurikire. Nukuvuga ngo wari waraheze mu nzu, wari ufite isoni kubera ko nta cyatuma gusohoka, ariko hari marayika w'Imana azanye impamvu yo gutuma usohoka. Aguhesheje agaciro, aguhesheje ijambo, aguhanaguye amarira, akumaza intimba. Wari ufite isoni zo gusohoka ngo ujye mu bantu, kuko hari ibyatuma kugira isoni, ariko marayika w'Imana akuvanye ibyatuma kugira isoni. Haleluya. Murongo wa 9 arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenye ibyo marayika akoze ko ari by'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Mwene data, kubera marayika w'Imana ugutumyeho, nawe ubwawe ugiye kugira ngo uri mu nzozi, ugiye kugira ngo uri kurota, ugiye kubona uryamye heza, ugiye kubona uri muri business utarurimo, ugiye kubona uri muri biro utarurimo, ugiye kubona umugabo wawe atwita sheri, shushu, bebe, hani bitabagaho. Ugiye kubona umugore akubwira ngo mutware wanjye bitabagaho. Ugiye kubona mu muryango bagutumira kandi batari bakikwibuka, kubera ko marayika yakwambuye igisuzuguriro. Zamuri cyubahiro cy'Imana. Haleluya. Ngo banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingirishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabakingukira. Uzi ko ijambo ry'Imana
Imana yabwiye kuri umuntu nzakujya imbere n'inzugi zifunze nzifungure ngo n'ibihindizo by'ibyuma nzabimenagura. Wari uzi ko hari imiryango Satani yari yarafunze agafungira umugisha wawe, ariko wari uzi se ko marayika ari uje gucagagura? We ntacyo wakora. Warirwaniriye byaranze, wiciriye inzira byaranze, ariko inzira nta yindi, ni amavi yawe no gucira bugufi Imana no kuyumvira no gukora ibyo ishaka. Ubundi Imana iragusekeje, Imana iguhinduriye izina. Uzi ko n'abantu bibajije ibyabaye ku buzima bwawe ibyo ari byo, ariko ujye ubabwira ngo ni ukubera Yesu. Ujye ubabwira ngo Yesu araryoha, ubabwire ngo Yesu ni amahoro, ubabwire ngo Yesu ni ibyishimo, ubabwire ngo Yesu arubaka, ubabwire ngo Yesu atanga urubyaro, ubabwire ngo Yesu atsinda abarozi, ubabwire ngo Yesu atsinda imigambi y'incakura. Uzi ukuntu ijambo rivuga ngo bazaterana, ariko si ngenzi bateranyije, ngo bazaza bagusanga baciye inzira imwe, ngo nzabatatanya mu nzira zirindwi. Yesaya 7:7 akavuga ngo inama zabo n'imigambi yabo ntibizashyika. Mwene data, hari abari bashaka kurira, ntabwo bizashyika. Hari abari bashaka kubabara, ntabwo bizahama. Kubera iki? Kubera umugambi w'Imana. Haleluya. Yesu agira neza, Yesu ni mwiza, tumwisunge tugendane nawe. Haleluya. Kuko Yesu wacu agize ute? Arashoboye. Ndagira nkubwire, hari ibyawe Satani yishe. Icya kabiri, hari inzu y'imbohe Satani yagushize mu bukene, agushyira mu burwayi, agushyira mu madeni, agushyira mu bihombo. Satani yagushizeho icyangiro, Satani yagushizeho igisuzuguriro, Satani yagushizeho ubugumba, Satani yatumye utubaka. Muri make Satani yakubujije umunezero. Icya gatatu, Satani yagushize hagati y'abadayimoni bagucunga. Icya kane, Satani yakubohesheje iminyururu. Hari iminyururu ikuboshye, ariko kubwira ijambo, ariko kubw'impuhwe z'Imana TV yaje kugira ngo abababaye bamenye aho ibyishimo biri. Impuhwe z'Imana TV yaje kugira ngo abarushye ibafashe kubereka inzira yo kubaruhura. Inzira y'Imana, impuhwe z'Imana TV yaje kugira ngo abafite ibibazo ibereke igisubizo. Haleluya. Ndagira nkubwire ngo iminyururu yari kuboshye iraza gucika, uraza kubohoka. Hari marayika uje gukora operasiyo yatumwe, kandi intumwa isubiza raporo ku bayitumye. Imana yatumye marayika, yaje gukora operasiyo ku buzima bwawe. Ntabwo asubirayo atabashije gukora icyo yatumwe. Imana rero iraguhagurukije muri mwaka 2025. Imana iraguhagurukije, Imana igukuyeho iminyururu, Imana iragukenyeje. Mu yandi magambo, Imana iguhaye ubundi buzima. Imana igiye gukorera surprise ku buryo nawe ugiye kugira ngo ni inzozi nguri kurota. Inzugi zari zifunzwe zirafunguwe. Abari bazi ko wapfuye bagiye kukubona mu bundi buzima. Abari bazi ko nta jambo ufite bagiye kuvuga yuko Imana yawe yitwa Imana. Mwene data, Imana iguhaye icyo kuvuga, Imana iguhinduriye ubuhamya, Imana igukuyeho igisuzuguriro. Nta nyoni zizongera kukwarika ku bitugu, uzazibona zikugenda hejuru, ariko ntizizakwarikaho. Nta mbwa zizongera kukumokera. Wari uzi ko imbwa zimoka n'uwari ugiye kwinjira iwawe ugasubirayo? Hari abantu batuma umugisha utakwegera, ariko mwene data, mushiki wanjye, nta mbwa zizongera kukumokera. Uyu mwaka rero wa 2025 ni umwaka Imana igiye kugirira neza abantu bayo, abantu bayinambyeho, abantu bayiciriye bugufi, abantu bayumvira. Atari ukwishyira hejuru, atari ukwikakaza, atari ukubeshya, ahubwo bakaba ngo abazi Imana yabo izabakomeza. Imana ntabwo izatuma umwara, ntabwo izatuma ukorwa n'isoni,
Imana uyu mwaka ije guhemba no guhana. Uyu mwaka Imana ije gushyira ibintu mu buryo, buri kintu mu mwanya wacyo. Ndagira nkubwire ngo aho Herode yarazi ko yagufatiye, Herode mwita umwanzi wawe, Herode mwita ikibazo wari ufite, uvuge ngo marayika yaje ambanye yo kandi amvanishije yo kuboko ufite imbaraga utabasha gutsindwa no kuneshwa mu izina rya Yesu. Mwene data, Imana yacu ikomeze ishyigikire Impuhwe z'Imana TV. Imana yacu ikomeze ishyigikire umujakazi wayo yahamagaye Apostle Aline. Wowe ukurikirana ibi biganiro, nagusaba kumutera inkunga mu buryo bw'amasengesho, mu buryo bw'ibifatika. Mu buryo bw'ibifatika hari ibyo akeneye kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Iyo tubivuze rero, burya amafaranga aravuga, ntabwo ari ugusabiriza, ariko icyo ubiba nicyo uzasarura. Imbuto wabibye niyo uzasarura. Niba warabibye kugaburira abashonje, ntabwo iwawe uzasonza. Niba warambitse abambaye ubusa, ntuzigera wambara ubusa. Niba hari abo wafashije kwishyura amazu y'ubukode, ntabwo uzigera uba mu bukode. Niba hari abana warihiye amashuri, ntabwo amafaranga azabura mu mifuko yawe, ntabwo amafaranga azabura kuri konte zawe, kubera ko Imana ni byose. Tumufashe rero, tumutere ingabo mu bitugu, tumushyigikire kugira ngo umurimo yatangije azawusoza amahoro kandi yambaye imbaraga zo gukiranuka mu izina rya Yesu. Amen. Mwami Imana Data twese uri mu ijuru, ndagushimye kubw'Impuhwe TV. Yishyigikire, yibera umuterankunga mukuru, ugende ugira imitima ukomanga kugira ngo Apostle Aline abone abamuzamurira amaboko muri uyu murimo, kuko kubwe ntiyakwishoboza. Icyambere nuko kugira kandi akagira abamufasha. Urakoze rero kuko isi n'ibirimo byose ni byawe kandi abayirimo ni wowe wabaremye. Ubishatse harabo wabuza amahoro, ukabakomanga ku mutima, bagahugukira kumufasha, baba bari Burayi, baba bari muri Amerika, baba bari muri Aziya, baba bari muri Oceania, no muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hagurutsa abo kumufasha, bagurutsa abamuzamura amaboko kugira ngo uyu murimo yatangije azawusohoza amahoro mu izina rya Yesu. Amen.